Yesu turagushimye nyiringabo turaguhimbaje iki gitondo tuguhaye icyubahiro kigukwiriye nushimwe kandi nushyirwe hejuru uri Imana yacu bwite uri Imana ishobora byose twibutse iminsi ya kera twibutse imirimo n'ibitangaza ukora tukuramburiye amaboko urembye yuzuye umwuka aravuga ngo nanjye mfashe umwanzuro ntabwo nzakureka turagushimye rero Mana kuduhaye kurama twongera iminsi yo kubaho turimo twinginga ngo ukomeze tugire neza kuko umunsi twongereyeho no gutunganya ibidatunganye Imana yacu nishimwe data wa twese nashyirwa hejuru urakoze rero muri iki gitondo kandi ntuhabwe icyubahiro muri byose imbabazi zawe nyinshi zigota umuntu wawe wose kandi ubuntu bwawe burushaho kutubaho ugize neza mu izina ryawe rikomeye turagushimye amen. Dushimye Imana muri iki gitondo dushimiye Kristo ubanye natwe kandi ukomeje kutugira neza izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Rero nkuko duherutse kuganira ku kintu gikomeye cyane ubereyeho Kristo. Paul yaravuze ngo ku bwanjye ndiho ku bwa Kristo ariko mfite n'ibindi byambera umugisha mfite n'ikintu cyangirira neza nuko napfa nkajya kubana n'umwami wacu. Hanyuma rero wowe nyuma yo kumva ikiganiro nyuma yo kumva ubutumwa bwiza wowe wasanze ubereyeho nde uyu munsi rero reka twihute tujye ku ntego yacu uyu munsi muri iki gitondo. Rero ni intego ivuga ngo iyo ibintu biguciye intege ubyitwaramo uti iyo uhuye n'ibiguca intege iyi si irimo byinshi bica intege bene data irimo byinshi byaturuka mu mpande zitandukanye byaba bituruka hanze ndetse n'ibikuva mu bwawe nawe ubwashobora kubera umwanzi uguca intege kandi ushobora no kwirwanya igihe cyose ubyutse utekereza yuko ibintu biri negatifu ibintu ntacyo bivuze nta kintu nzageraho bizagenda gutya hari igihe wibera umwanzi w'ubuzima ukabera umwanzi w'ejo hazaza iyo urizwa n'ibintu by'ubusa ugenda wumva wihebye ariko ndagira ngo utangarize ko muri iki gitondo hari ibintu wagombye gushimira Imana. Hari byinshi umuririmbyi naririmbye ngo hari byinshi byatuma dushima Imana birahari byatuma izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe. Rero iyo ibintu biguciye intege ubigenza gute ese ubyitwaramo uti? Niyo mvuga yuko hari byinshi byatuma ushima Imana hari byinshi byatuma uhimbaza Imana. Wari uzi neza ko iyo nzu ubayemo ari icyifuzo cy'abatagira aho baba? Wari uzi neza yuko uwo mubiri ufite ari icyifuzo cy'abawubuze? Wari uzi neza yuko iyo myambarire yawe ari icyifuzo cy'abambaye ubusa birirwa basengera ngo waduha tukambara nka runaka? Wari uzi neza yuko iyo mirire yawe itajya ukunyura cyangwa ngo igushimishe? Wari uzi neza yuko hari abantu batoragura muri za puberi abandi bameze nabi babuze ibyo barya babwira abana ngo bajye kuryama batariye wowe hari ibyo uri kurya udashaka? Ibyo nabyo ni ibyifuzo by'abo bantu barimo barasenga ngo waduhana biriya. Wari uzi neza yuko byonyine n'uwo mugisha Imana iguhaye harimo abawusengera ako kazi utekereza ko kari kabi wari uzi neza ko hari abagasengera? Iyo bizinesi utekereza ko idasobanutse urabizi neza ko hari abarimo bayisengera? Rero byose ufite n'ibyifuzo by'abandi rero ntacyo urusha abandi ntago uri umukiranutsi kubarenza ntago uri umunyembaraga aho hantu utuye umusozi utuyeho icyo gihugu utuyemo byose hari ababisengera hari abafite kubisengera ngo Imana ibibahe ntago rero urusha abandi ubwiza ntubarusha no gukiranuka icyo ukwiriye no guhimbaza Imana no gushima Imana no guhereza Imana icyubahiro. Tugarutse ku ntego yacu uyu munsi rero iravuga ngo iyo ibintu byaguciye intege ese wahuye n'urucanige mu nzira? Twavuze ngo muri isi hari byinshi bica intege bene data hari ibyo uzasanga mu bana hari ibyo uzasanga hanze hari ibyo uzasanga mu nshuti harimo ibyo uzasanga mu bavandimwe. Ese iyo uhuye n'ibyo ngibyo harimo ibyo uzasanga n'umutware wawe cyangwa umufasha wawe ese nuhura n'ibyo ubyitwaramo ute? Muhuriye mu kazi muhuriye muri bizinesi muhuriye mu rugo muhuriye mu itorero hari abo muzahurana mu itorero ndetse no muri korari muririmbana n'abanyamasengesho musengana ntaho Satani atanyura burya nta n'uwo atakoresha igihe cyose yamuhaye umwanya wo gukorana nawe yamukoresha umushumba wawe yamukoresha umuvandimwe yamukoresha inshuti zawe yazikoresha abo mukorana umurimo w'Imana yabakoresha ikintu cyose burya yagikoresha habayeho uburangare. Rero iyo ibintu uhuye nabyo bikaguca intege ubigenza ute? Turifashisha ijambo ry'Imana ni mu gitabo cya 2 cya Samweli
ni igice cya 6 umurongo turahera tubanze dusome uwa 16. Igice cya 6 tubanze dusome umurongo wa 16 turavuga ngo bakinjiza isanduka y'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi. Mikali mwene Sawuli arungurukira mu idirishya abonye umwami Dawidi ataraka ahamiriza imbere y'Uwiteka amugayira mu mutima. Hanyuma tugere kuri 20. Dawidi nawe asubira iwe gusabira abiwe umugisha, maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi, aramubwira ati ariko uyu munsi ko umwami wa Isiraheli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyure imbere y'abaja n'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro, iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubu bwoko bw'Uwiteka aribwo Isiraheli. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo baja uvuze bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli aba ingumba arinda apfa. Rero hano dusomye inkuru mu rundi ruhande irababaje cyane. Umugabo bita Dawidi cyangwa se umwami Dawidi ku nshuro ya mbere yagiye gucyura isanduka y'Uwiteka Imana. Murabizi byabaye ku basomyi ba Bibiliya, ntiyayicyura kubera ko ibimasa byarasekeye, uza agiye kuyiramira Imana imutsinda aho ngaho. Dawidi aratinya, aravuga ati okay, ubwo hari upfuye reka ndeke gutwara isanduka, ayisiga kwa Obededomu. Hanyuma rero baza kumbwira ko umugisha watashye kwa Obededomu Imana ikamugirira neza. Dawidi atunganya aho isanduka y'Imana ijya, hanyuma arangije kuhatunganya akora ku batambyi bajya kuba aribo baremererwa n'isanduka, kuko nyuma yaho yari yasanze ko isanduka idahekwa n'ikimasa, ahubwo ari abatambyi bashinzwe kuremererwa n'iby'isanduka y'isezerano. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma rero reka azagere mu rurembo ajate. Dawidi ajati, Dawidi yaje aririmba ngaca ikibungo, yarabanje ngo bateye intambwe 6 atamba igitambo. Hanyuma Dawidi aca ikibungo, Dawidi ashima Imana, Dawidi atambira Imana, Dawidi yinginga Imana. Imana ishimwe cyane, nikubwira ati Imana rwose ndakwinginze ugendane natwe, ubane natwe, ntugire uwutaza, ntugire uwupfa, ntugire mbese. Dawidi rero arasimbuka arabyina. Mikali ngamubone yari umwana warerewe ibwami kwa Sawuli, murabizi yari umukobwa wa Sawuli. Dawidi we yavukiye mu ishyamba, nako yakuriye mu ishyamba, yiragiriye intama. Biroroshye rero gusimbuka, no birya biratandukanye. Kavukire nazo si ikintu, aho umuntu avukira nabyo hafite uko habara, hagira imbaraga. Hanyuma rero Dawidi avukira aho hirya aho nyine, anejejwe no gushima no guca ikibungo. Hanyuma hari umwana wavukiye ibwami, rega nawe ntiwamurenganya, ntarabona umwami yigira uko yiboneye imbere y'abasha n'abagaragu. Ariko Dawidi rero nta kintu bimubwiye. Twavuze ngo mbese ibintu biguciye intege ubigenza uti? Rero agiye gutanga umugisha, arangije kugaburira abagabo n'abagore, arangije kubahesha umugisha, arangije kubasabira umugisha, kuko umugisha Imana yabagiriye. Isanduka yageze mu rurembo, Imana ishimwe cyane. Dawidi rero ngo yikoze we asanga umwamikazi cyangwa se umugore wa Dawidi yarakaye cyane. Rero ntago byamushimishije kubona umugabo we yisuzuguza, kubona umugabo waca ikibungo akabyina, imyitero ikagwa, kuri we byaramuderanje cyane. Ariko nyine ntazi impamvu Dawidi aririmba, ntazi impamvu Dawidi abyina. Ahandi agira ngo ngutangarize yuko erega urabarenganya, ntibazi uko waje, ntibazi uko wahamagawe. Irya joro data guhamagara ntibari bahari, ya manywa Imana iguhamagara ntibari bahari. Tekereza wari kubwira Pawulo ngo ntugakorere Uwiteka Imana, yari sinzi nimba yari guhagarara imbere y'uburyo Pawulo yahamagawe. Kandi murabizi ko yaranabipfiriye azize
umuhamagaro wiwe. Pawulo rero ahamagarwa, tumugarutseho gatoya, yahuye ngo n'umucyo, yikubita hasi abyuka avuga ngo mwami urinde nka kwizera. Nyuma yo gutakaza ibyo yari yiringiye n'inzandiko zamujyanaga i Damasiko gufata bene data, ngo yatunguwe n'umucyo umukubita hasi kandi aranahuma, ahaguruka avuga ngo urinde mwami nka kwizera. Imana ishimwe cyane. Ahuye n'izindi mbaraga zidasanzwe, ahuye n'izindi mbaraga zikomeye, ahuye n'izindi mbaraga zirenze iz'abatambyi bamutumye, ahuye n'izindi mbaraga zirenze ubushobozi yari afite, aravuga turinde mwami nka kwizera. Tekereza rero uwo muntu wamubujije kuvuga ubutumwa, uko Imana yaramubwiye ati genda ubwiriza abantu. Erega impamvu nawe ugenda ucika intege nuko rimwe na rimwe udafite icyo wumvise uhaguruka, ntago uzi impamvu yawe bwite. Barakubwira kujya kuririmba ukagenda ukweduka, barakubwira gukora umurimo w'Imana bikaba ikibazo, wahuramo n'intambara ukagira ngo hari ikibaye. Uyu mwami watubanjije cyangwa se Kristo waducunguye, uru rugamba yarubayemo, yahuye n'ibimuca intege, yahuye n'abasirikare bamushinyagurira mu gihe cy'urupfu rwe, yahuye n'abamutuka, yahuye n'abamucira mu maso, ariko kubw'ibyishimo cyangwa se umunezero wari umushyizwe imbere ngo yihanganiye umusaraba w'isoni. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dufite impamvu twihanganira ibyo ngibyo. Erega reka Mikali ayivugire, ntazi igituma Dawidi aririmba, ariko hagati aho yaje kukimubwira. Ntazi igituma Dawidi ahimbaza, ntazi igituma. Erega nawe isi ntiyamenye igituma uhimbaza, ntiyamenye igituma uririmba. Kubera iki uri gucika intege? Kubera iki abantu bakuvuza ugacika intege? Kubera iki isi yaguciye intege ukabyemera? Kubera iki mu murimo wacitse intege? Kubera iki mu gukizwa utagikizwa neza, mu gusenga byanze? Ese waba wibuka neza impamvu y'ukuri ituma Yesu akugirira neza? Ntabwo ari ukuri mwiza nturusha abandi gukiranuka, ahubwo hari imbabazi data yakugiriye. Izo mbabazi zikwiriye guhabwa agaciro. Hanyuma Dawidi rero ngo asubiza Mikali nyuma yo kumubwira ati umwami noneho aramubwira ati ariko uyu munsi ko umwami Dawidi yari umupfasoni, mbese bivuze ngo se wari wabuze isoni bituma ujya imbere ukibeyura imbere y'abaja n'abagaragu, nta n'isoni ufite ukibeyura. Dawidi aramubwira, asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka, noneho nkubwiza ukuri nabikoreye imbere y'Uwiteka, si imbere y'abaja n'abagaragu. Ako kantu gakosore. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe nimba hari ikintu wakoze cy'umugisha kandi ukagikora mu izina ry'Uwiteka Imana, ndabizi ko guca intege ushobora guhura nabyo, ariko ujye ubibwira icyo wakoze. Ati ntago nakoreye ngo nshimishe abantu, sinatuye ngo nshimishe pasiteri wanjye, sinakoze uyu murimo ngo nshimishe korali ndirimbamo, nta nubwo naririmbye ngo nshimishe congregation cyangwa se abari bateranye. Oya, sinabwirije ubutumwa ngo abantu bandebe kandi bankunde. Paulo niwe wanditse aravuga ngo ntabwo twaje kwishakira icyubahiro, niyo mpamvu tutagize ijambo na rimwe twikinga kubabwira ry'ubugingo. So rero ntago Dawidi yari ngo yibeyuye imbere y'abaja n'abagaragu. Kuri we icyo yari arimo akora ntiyabonaga ko banahari, yaramubwiye ngo oya ntago nabikoreye imbere y'abaja n'abagaragu, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije. Haleluya. Nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, ntago ari imbere y'abaja n'abagaragu. Arangije aramubwira ati kandi akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubu bwoko. Imana ishimwe cyane. Nabikoreye imbere y'Imana ishobora byose. Ese wowe kubera icyo ucika intege? Birashoboka kuba wabikoreye imbere y'abantu, imbere ya pasiteri, imbere y'inshuti, imbere y'umugabo, imbere y'umugore, imbere y'abavandimwe, ariko oya ntago ari aho tubikorera. Ibintu byacu ntago ari aho bikorerwa imbere y'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Guhaguruka tukaririmba bikorerwa imbere y'Uwiteka Imana. Gufata mikoro tukabwiriza ubutumwa bikorerwa imbere y'Uwiteka Imana. Gufata akazi ukajya muri protokole bikorerwa imbere y'Uwiteka Imana. Gufasha umuntu ubabaye ufite ibibazo bitandukanye birya bikorerwa imbere y'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu nta kiduca intege, nta kidutera ubwoba, nta n'ikiduhagarika mu nzira, kubera yuko tubikorera imbere y'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tubikora ngo abo dukorana umurimo baturebe, ntabwo tubikora ngo abashumba bacu baduye congratulation, ntabwo tubikora kugira ngo abavandimwe bacu batubwire ngo wakoze well done, ntabwo tubikora kugira ngo inshuti zidushimire, ntabwo tubikora kugira ngo oya, turabikora imbere y'Uwiteka Imana. Ntabwo tuvuga ubutumwa kugira ngo abantu badukomere mu mashyi cyangwa se izina ryacu ribe popular cyangwa se twamamare cyangwa tuba abasitari. Turabikorera imbere kuko nta waba umusitari kurusha Kristo, never. Ntabwo uri umusitari kurenza Yesu, itonde, genda buhoro. Ntabwo uri umusitari kurenza Imana Kristo Yesu,
cyangwa se Imana ntabwo uri umusitari kurenza uwabambwe ku musaraba. Niwe musitari dufite ku isi. Abasitari barapfa. Umuntu aravuga ati nyine umusitari wushye ati runaka yaramamaye gute se, uyu munsi yarapfuye yaribagiranye, izina rye ntirikibukwa, ariko dufite umusitari, dufite ikimenwa bose, niwe Kristo umwami. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo tubikorera imbere y'abantu kugira ngo tube abasitari cyangwa turye hiti, neva, kuko ntawaba umusitari kurusha umwami. Imana ishimwe cyane. Tubikorera imbere y'Imana, tubikorera imbere y'Uwiteka watwemeye akaduha ijambo, akatugirira neza, akaduhesha umugisha, watwemeye akadutiza ubuzima, watwemeye akaduha ako kazi turi gukora, watwemeye akaduha urwo rugo twubatse, watwemeye akaduhesha umugisha, watwemeye akaduhesha ubutware mu buryo bumwe n'ubundi, watugaburiye dushonje, watwambitse twambaye ubusa, yadukejeje amakuba n'ibyago, wadutandukanirije inyanja itukura tuyihagaze imbere byadushobeye, wadukuriye Yorodani byaducanze, waturituriye Yeriko twabuze aho tunyura, waduhaye amazi tunyotewe. Haleluya, Imana ishimwe haleluya. Imana yacu ntihabwa icyubahiro, tubikorera imbere y'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu tutagira ubwoba. Dawidi aravuga ati ndabikorera imbere y'Imana yanyimitse yambuye si ubwami. Ndagira nkwibutsa aho nakuye ubwami Mikali, ndagira nkwibutsa aho nakuye ubwami. Ibyo wibutsa Satani aho kuye umugisha, wibutsa Satani aho kuye umugisha, mbwira ati sinkukuye ko nize amashuri menshi, sinkukuye ko ndi mwiza, sinkukuye ku muryango mvukamo, sinkukuye ku bucuti mfitanye n'abantu, sinkukuye ku bavandimwe, sinkukuye ko icyo ndicyo singikuye ku kindi kintu. Wibutse Satani aho bikuye. Navuga ati nabikuye ku Uwiteka Imana ishobora byose. Kandi arangije avuga ati yambuye se ubwami arabuma, atesha agaciro urubyaro rwa Sawuli, ahereza umuntu uvuye mu ishyamba, ahereza ubwami umuntu uvuye mu ishyamba aho ngaho, aho kwa Makiri avuye kuragira intama, atarabikwiriye aza kuragira ubwoko bw'Imana. Reka ndirimbe rero, reka ntambe, mujye mureka turirimbire Imana, mujye mureka dusirimbe, mujye mureka dutambe, mujye mureka turamye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, duhimbaze Data wa twese uri mu ijuru. Tuba twibutsa aho yadukuye, yarakoze yo kabyara, muri rya joro ryakwiriyeho, muri ya manywa yakubanye ijoro, nta wundi muntu wari kuhagukura, ni Data wenyine wahagukuye. Uzabona rero izuba ryarashe rata, ibintu biri kugenda neza, ntazakubuze kwihimbariza Imana no gushima Imana. Uzabona ibintu byaryoshye, ibintu ari salama, utaragusanze muri bya bibazo kakurwa n'umwami wenyine gusa. Ntuzabure kumuhimbaza uwo mwami. Niba naguca intege, ujye wibuka neza ko aho bari batari we yahabaye. Imana ishimwe. Aho byari byanze we yari ahari. Abandi baryamye, Yesu yabanye nawe maso. Abandi bibereye mu byabo, Kristo yarakurinze. Aravuga ati yambuye se ubwami arabungabira. Niyo mpamvu nanjye mushima kandi yangize umutware w'ubu bwoko. Ese ibintu biguciye intege ubigenza ute? Hanyuma arangije avuga ngo njye nzigira insuzugurwa, nzemera kwicisha bugufi, abo bagaragu uvuga n'abaja bazanyubaha, kuko iyo wubahishije Imana irakubahisha, iyo utayikojeje isoni nta soni gukoza. Tekereza ko iyo wubashye Imana ituma n'abanzi bawe buzura nawe. Imana ishimwe cyane. ngo nuko Mikali abingomba arinda apfa kubera icyo yakoze. Reka mbabwire ngo rero nugira ibiguca intege, ndimo nsoza muri iki gitondo, nugira ibigutera ubwoba, nibiguhagarara mu nzira, ujye wibuka aho umwami yagukuye, ujye wibuka icyo Data yakoze ku bugingo bwawe ndetse no ku buzima bwawe n'umubiri wawe n'ubugingo bwawe muri rusange. Ujye ubyibuka neza kandi ujye ubizirikana. Bizagutera kunyura muri iyo ntambara, bizagutera kubona icyo usubiza Mikali, bizagutera kubona icyo usubiza umwanzi wawe, bizagutera kubona icyo usubiza Satani. Yesu nabaha umugisha, nimuhaye muronke. Imana yacu nibashyigikire. Shalom shalom.